Mukamusoni. Karame karo. Karamizwe ingoyi. Twakoze n'ibiki? Koza agatoki mu menyo y'impyisi n'imarikage. Karonta soni wanda karamizwe ingoyi. Ugize n'Imana wowe wabona ikuramira kuko wamugorewe. Nakwacohewe. Umaze kunanirana. Nuko ye. Hanyuma se nibona narananiranye washatse undi mugore wacohewe. Icyohe ni nyoko. Uri twabizi ko nta wundi mugore ngira? Karo uvuze ngo iki? Avuze ngo urabizi neza ko izuba ryafuye. Nange ngo uravuze ngo ufite undi mugore kwereka uko intama zambago. Tiwari kuzongera kujya. Ibyo wahashe se ta. Hanyuma se ubihashe simbiteke byogenda ute? Hanyuma utabitetse, uwo mugore yakanga kubiteka. Wese yanze kubiteka. Yanga kubereka ise Mukamusoni. Ahubwo ngo abagore bose bameze nkawe. Hari wowe wananiranye muri rusisiro. Ariko karo ujugira wewe ngo ni miseke igoroye. Uzi ngo hano hari umuntu mu rusisiro wo gutangira ubuhamya. Hari umuntu numuzi? Ndamuzi. Ninde? Jewe ndahari nakwitangira ubuhamya. Aho karo uje wumva umeze ute? Kuberiki. Umva nkubwire ubundi kuze kuntuka niki kibazo kibaye. Hanyuma se Mukamusoni. Niki? Ukibyuka mu gitondo. Tagora kuye ko isaha ine ndaba nagiye. Utagona ko turi 3 n'igice. None se 3 n'igice saa ine zazagira. Nindira saa ine nizigera ugenda. Naho ndi kuvuga Mukamusoni. Uri kuvuga iki se? Nose Mukamusoni. Aho ugafata ibitunguru ukabikatagura, ugafata inyanya ukabikatagura n'amapago byose ukabikatagura ukabitereka kariya, ubundi ugasohoka ukigendera. Wari ugira ngo nkomeze mbirebe. Wari ugira ngo nkomeze mbirebe. Kandi nakubwiye ko saa ine ndaba ngiye Mukamusoni. Nakubuje kugenda saa ine nyine nakubuza kugenda. Hanyuma se kubikata hari ukabitereka ari ugasohoka uyubiteka. Tago umumba ndiye kagenda ndiye saa ine zikagera. Jewe Mukamusoni isaa 3 mu gikoni ndi guteka. Ariko isirikore nje Mukamusoni. Ndabitegereje ngo mbiteke saa 9 nuko nabikase ko ntari mfite cyo gukora se. Hanyuma se nimba wari kutarateka wari kubikata ngo bigende gute Mukamusoni. Cyo nafite cyo gukora. Nuko munazereka mbikata isaa 9 nizigera nteke. Niki? Uzi nikindi? Niki? Uzi ko taravana utari? Tago nagenda ntariye pe. Birarema. Ariko se karo tuvugishije kuri urugendo rugenda n'ubwo iminota ingaho ubonye. Iminota 5. Ukamara ingahe? Indi 5. Kugaruka si 5 nayo. Iminota 15 nigiye kubuza kugenda ubundi arapfira mu nzira. Ubwo ntago umuntu yagenda akora n'iparo ngapfira mu nzira. None se upfire mu nzira ikibazo gihuriye hano kujya. kujya. Maze ngapatronde ngapatari. Ariko nyagasani ari upfuye ushonye no upfuye haze wese ntibapfa. Tago barapfa ko nyine hamwe upfuye haze n'undi bapfuye dahaze imitura tandukanye nawe. Ukara no kuri Imana sinzi ikibazo uvugiye. Ibintu ugiyemo zundi ni iby'ingenzi cyangwa se iby'ingenzi uri kumva ushaka ibyo tunindire saa 9 none uje uciyo gahunda. Ako Mukamusoni waje ugira kumvikana no gutegereza ibintu bidufitiye akamaro. Nose ko wabizi neza ko ngiye gusinya kontara n'abazungu. Abantu bagiye kumva amafaranga tugiye kubaho neza tugahindurirwa ubuzima. Umuntu agwategera ngo ngire ndiye Mukamusoni. None se kuki udashaka kuja gufata ayo mafaranga umuzungu arakina. Nutinda kugenda ntagari bugahereza abandi. Hanyuma se amafaranga ndaje kuyafata atari Mukamusoni. Urabikije no bizaga atari. Mu nzira ngafata nari. Ako suri twaniki karo nibikira. Wogenda ukagenda ugafata akazi. Ubwuzi ngo umuzungu aragutegereza se ugeze saa 9. Hanyuma se ngiye agatambya ngo none ufata akazi tutagira ukoreka no kanya nakora ntariye noneho. Ubu se utariye wobiki. Noko ye ngera ngeje kuva mu kazi kabandi ntariye. Ariko reka nkubaze ubwo utari umunsi umwe wopfa. Nabatari byagenze guteze Mukamusoni ibyo byabuze se kujije mu masengesho se ntaguje wireza. Nari ariko no sekira gapuna ndatavuga kini mikati n'inyanya. Ngera apfa ngenda narataye kigo umunsi wose. Tago byakuna tago byafama. Karo uragoye ariko sinzi icyo ushaka muri ubu buzima. Nimba ukeneye akazi ngende uje gufata akazi. Ko sindaje mu gikoni zisape. Ubu nanindira saa 9. Mukamusoni kundaje mu kigo nje kwitegera kandi sinzi ngo nitake twikino nzu dusakandi tu. Rega Karo nakubwiye kandi sindi bisubireho. Ahubwo isaha niyo ngiye. Tiza telefone. Ubu nguko saa 9 nagize atarajya. Ariko sirabuzwa n'iki kwage Karo. Ubu nakubwiye ngo uve mu gitondo saa 9 utariye. Izo sawa siyanga. None se kwa izo sandi butekenje ndaba nariye cyangwa narishije. Wasanga wanariye usundi kwa bifurira mu cikoni nijyamiye wasanga wanariye sinabimenye kabyo. None natetse ndajya ndagucura. Wasanga wanatetse data wamenye. Kuri umunyangeso. None ko ndashaka guteka suko byagenze gute. Karo nyiteze telefone pamagara mukagafishi na mukakarekezi baze dufitanye gahunda hano. Gahunda zikize. Dufite gahunda zikibina nisobanukiwe. Muri nonzo utayi najya Mukamusoni ko nafata ingenge nanjye nkabakubita nkabasura mu biro. Kakaro wojwana nabanta amahoro no. Amahoro yikiza kuza no gukora iki wowe wabasangiye ngiyo nimwe guteka. Twarede tubona inonzo rega yo nzungari tugomba gukoramo ibintu byacu. Kwari ngase bivuze ki Mukamusoni. Hari nzu kwari ngaye niki tufatiyemo inusho kigira inzungari. Kitufatiye niki tubikoramo ngo nco kigira ngo kuvuga ko inzu se ngo nigari wayipfira mu ico bivuze. Ako Karo uretse kwanduranya no gusebanya inzu niki wabuze muri iyi nzu nukuri. Hanyuma se ndikwa yuga fata inyanya ukabikatagura byose ukabivangagura wenda ubwo nagufate n'inyanya kazijya ko wabivanga n'ibitunguru. Hanyuma se ko nabivanze na tago ari salade gendo yije we hari ishaka ikunanira ko wahunganye inzoka nzima. Mukamusoni salade y'inyanya n'ibitunguru ibaho. Wahunganye inzoka nzima ico ndakiza ubire wo biki wowe.
yari kirinzima rero ngubu yagiye yarapfuye inzoka uba utagira tobo nsabe ibiryo ikiyoka cyawe gora gihagaze buri kanya ibiryo icyo kunywa usa urashonje aka kanya ndasoza mukamuzo kankubwira niba ugiye kwica gahunda yanjye ngo nandi ciyawe n'abari abagore nuyica se birakumarira bicara ku muryango nawe ndamugorora nyinjirana hano hari najye nta kibazo njyewe bazanye ibiryo babizaniye murenge babone kwinjira mu bakugemurira se uragwaye hanyuma se rero ntagwara mukamuzo ko mbona no tugiye kwipfiramo kuba ari ngaruka ntaco biramarira ariko naragenze ariko urasebanya simukavutse gute kuwa kumva no kuri ko Imana yogira ngo sinja kugaburira hanyuma kagenda vuga ngo dufite mw'intungari ngo tumeze neza intungari nico gifatiyemo n'ikintu gikuramiye n'ikintu ubwo se kuza gupfira mu nzu ngo nuko ari ngari bimaze Karoli naragenze ndabona Karoli ukuri pe wabonye iki nabonye iki nta kindi kintu nkeneye kubona wowe ibyo nari nkeneye kubona muri iyi si byose biri muri wowe mbega umugabo twumvikane iki kugutekera ndagutekera si ikibazo ariko reka tubigire saa sita mukamuso kandi mfite ahasigaye n'iminota 15 okay nta kibazo rero iminota 15 sinuwampishije n'umundi wowe genda urasanga mbishije biri tayari nawe wanyigize inyama ushaka gutekera ngiye kwitekera ngo inzu nishaka nyitwike takunda ntwitwira se urabonye he Karoli hanyuma nose kugenda ntari ibyo ndubukira he cyose kwa ruguho mu ngiye guteka nyine nishishi Karoli genda ukora icyo ushaka umugabo